uyu ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana kuri iyi channel ya Trust and Obey channel. Turabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Uyu mwanya tugiye kwigana ikigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umunyambaraga urusha bose intege nke. Umunyambaraga urusha bose intege nke. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twagiye kugushimira uburyo dukunda n'uburyo twitaho. Tugushimiye ko uri umunyambaraga, uduha imbaraga kandi ukifuza ko dukomeza kugira izo mbaraga. Nyamara kenshi na kenshi usanga Satani nawe aduha imbaraga, ariko izo mbaraga zikarangira n'ubundi zigaragaje yuko turi abanyantege nke. Imbaraga yawe ya Mwuka Wera izibane natwe muri iki cyigisho kugira ngo itwambike imbaraga, tuba abanyambaraga, dutsinde kandi dukomeze kuzaza duhora dutsinda ibitwugarije kubwo gufashwa nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, najya nkubwire ikintu gikomeye uyu munsi wa none. Abantu benshi usanga babita abanyambaraga. Kenshi na kenshi abantu babita abanyambaraga bitewe n'amafaranga. Kenshi na kenshi abantu babita abanyambaraga bitewe n'amagambo akomeye bavuze. Kenshi na kenshi abantu babita abanyambaraga bitewe n'ubutwari bwabo. Kenshi na kenshi abantu babita abanyambaraga bitewe n'amashuri. Kenshi na kenshi abantu babita abanyambaraga bitewe no kumenyekana cyangwa ikindi. Ariko mu buzima usanga icyo twakwita kuba umuntu yaba umunyambaraga binyuranye n'uko abantu bita umuntu umunyambaraga. Hari umugabo wakoze iki kirahure cya televiziyo zino z'ibirahure zitari flat, izo bita cathodic ray tube, amateleviziyo afite kino kirahure gikomeye. Uriya mugabo yagikoze ku buryo imbere kirakomeye pe, ushobora gufata ikintu ugakubita aho turebera amashusho, ushobora gufata ikintu ugakubita ntikimeneke. Ariko inyuma yacyo, ibanga ryacyo inyuma kiroroshye cyane ku buryo n'umwenda iyo ukozeho gishobora kumeneka. Mu magambo make, aho kigaragara inyuma aho twe turebera televiziyo kirakomeye cyane ku buryo wakubitaho ikintu ntikigire ikibazo, ariko inyuma aho amashusho ava haroroshye cyane ku buryo n'umwenda woroshye ushobora kuhamena. N'umuntu rero mu buzima busanzwe niko ameze. Iyo umurebye ubona ari umuntu w'igihangange, ubona ari umuntu udakorwaho, ubona ari umuntu uvuga rikijyana, ubona ari umuntu ufata imyanzuro, ariko mu by'ukuri aba afite uruhande rwe rworoshye cyane. Tugiye kwigana aya magambo akomeye avuga ngo umunyambaraga urusha bose intege nke. Ku ruhande rumwe ni umunyambaraga, ariko ku rundi ni umunyantege nke cyane. Uyu muntu nta wundi turi bwige. Tugiye kwinjira muri Bibiliya mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 13. Abacamanza igice cya 13, Bibiliya itubwira igitekerezo cya Samson. Iki gitekerezo kirimo amateka akomeye ku bagabo, ku bagore, ku bakobwa ndetse no ku basaza n'abakecuru n'abana bato babayeho uyu munsi wa none muri no minsi y'imperuka. Ese ushobora kuba nawe ujya urwana intambara nyinshi kandi zikugarije kandi wifuza kuzinesha? Reka dusome. Maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isola wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya. Aya magambo arakomeye cyane. Umurongo wa 5, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagira umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri. Umunaziri mugatindeho ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Mu magambo make, uyu mwana agomba kuvuka yagomba kuba umunaziri kugira ngo anezeze Imana. Icya kabiri, yagombaga kuba agakiza k'Abisiraheli. Mu magambo make, Samsoni yavutse aje gukura bene wabo mu mazi abira. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, igitekerezo cyerekana uburyo uyu mudamu Imana yohereje marayika araza ahura n'uyu mudamu, abwira uwo mudamu. Umugore aragenda ajya kubwira umugabo we nawe araza arabaza ati, se uyu mwana mudutegetse iki? Uyu mwana azarye iki? Azanywa iki? Tuzamwitwareho gute kugira ngo azabe? Ese uwo mwana azavamo iki? Nshuti zanjye, bijya biba ikibazo yuko kenshi na kenshi twihutira kubyara abana, ariko nta bantu bajya bicara ngo bibaze ngo uyu mwana nshaka kubyara azaba iki imbere y'Imana,
azayikorera iki? azaba iki imbere y'igihugu? azakimarira iki? azaba iki muri uyu muryango kandi azamarira iki uyu muryango? uyu mwana azaba iki kandi azimarira iki? iki kintu ntabwo tujya tugitekereza. rero umurongo wa 12 wa ugaragaza yuko Manowa amaze kubibaza, marayika aramubwiye atumva rero, abwira Manowa ati ibyo nababwiye uyu mugore byose ubyirinde, ntakarye ikintu cyose kivuye mu muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya. nuko yitondera ibyo namubwiye byose. yagombaga kwitondera iby'Imana yamubwiye byose, yagombaga kwirinda ikintu cyakwangiza umubiri kikangiza ibitekerezo, ariko by'umwihariko ikintu cyakwangiza isano ye n'Imana. ubunaziri bwagiraga imbaraga bitewe n'isano umuntu afitanye n'Imana, kandi iki kintu kirakenewe. Manowa abwira marayika w'Uwiteka ati udukundire ube ukiri aha, tukubagira umwana w'ihene. marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati naho nakwemera sinarya ibyo kurya byawe, ariko niba ushaka gutunganya igitambo cyoswa ukwiriye kugitambira Uwiteka. marayika yashatse kugaburira umumarayika. marayika aramuseka aramubwira ati rwose ntitwasangira. umurongo wa 17 nuko Manowa abaza marayika w'Uwiteka ati witwa nde, kugira ngo ibyo wavuze nibisohora tuzagukurira ubwatsi. yashaka gukura ubwatsi. ni abantu bangahe bajya bashimira Imana ko yabahaye abana? ni abantu bangahe bajya nubwo baba batarabyara bashimira Imana byibuze n'amasezerano yayo? ni abantu bangahe? reka da, ni abantu bangahe bashobora gushima Imana bakibuka kujya mu nzu y'Imana bagashima iby'Imana yakoze n'ibyo yabakoreye, barangiza bagatanga amaturo, bagatanga n'amasezerano, bagahigura n'imihigo bahigiye Imana yo kubwira ibitangaza Imana yakoze imbere y'iteraniro? ni abantu bake. amaze kubivuga ibyo ngibyo, marayika arangije, urumva uyu mugabo yashakaga kumenya umukoreye iki. noneho marayika w'Uwiteka aramubwira ati urambariza iki izina ryanjye ko ari izina ritangaza? Bibiliya itubwira ngo iki? nta rindi zina ritangaje, nta rindi zina rikomeye, nta n'irindi zina ridasanzwe abantu bahawe uretse izina rya Yesu. Yesu niwe waje gutanga amasezerano muri uru rugo rutabyara, kuko Yesu ari we mukiza. iki gihe yari ameze nka marayika, Manowa ntiyamumenye, ariko nagiye mbabwira inshuti zanjye, uyu munsi Yesu niwe ufite ubushobozi bwo kuguha amasezerano, akaguha isezerano kandi akarisohoza, kandi akiyizira kuri tere. burya nagiye mbabwira inshuti zanjye, abayobozi basanzwe mu bigendanye na politike, iyo umubonye yamanutse yaje, mwahuye n'ibibazo ukabona yamanutse yaje arahari, muricara mukavuga mutubu ikibazo cyacu cyabonye igisubizo. mu bigendanye n'amatorero, iyo umuyobozi w'itorero aje, pasiteri cyangwa se ukabona undi muyobozi yaje neza aho utuye akagera iwawe, wumva ko ikibazo cyawe cyakemutse. ariko nagiye mbabwire inshuti zanjye, bijya biba ngombwa yuko Yesu abera hose icyarimwe kandi aradukurikirana, ariko hari ibihe bijya biba ukabona Imana muri kumwe. twihuta rero muri iki gitekerezo cya Samusoni, biratangaje cyane. uyu mwana babyaye, Samusoni yavutse Imana ikeneye kuziba icyuho ahantu hageze kuri hane. icya mbere, hari icyuho cya mbere, abantu bari baragiye basubira inyuma. Imana yari ikeneye umuntu wongera kubyutsa kuyubaha muri Isiraheli. icya kabiri, igihugu cyari cyarasuzuguritse cyane, umuntu wese aza agafata imyaka y'abantu akayirya, umuntu wese aza agatwara abantu akabagira abaretwa, igihugu cyari cyarasuzuguritse. icya gatatu, umuryango Samusoni yavutsemo wari umuryango indi miryango yasekaga, yahoraga icyurira itunga urutoki. kubera iki? urabyibuka yuko uyu muryango utabyaraga? harya nagira ngo mbabaze, abantu badafite Imana kenshi na kenshi usanga barimo kuvuga impamvu zateye umuryango kutabyara. uriya mugore yakuragamo amada ntazapfa anabyaye, kanaka bariya abantu barahemutse mu bukwe, uriya mukobwa yagombaga kubana na kanaka ntibabana, buriya wabona yaragize. abantu bitekerereza ibyabo ku muntu utabyara, ariko mu by'ukuri ishusho nyakuri iba ifitwe n'Imana. rimwe na rimwe Imana ibyereka abaganga bakamenya ko wenda hari ibidahura bakabafasha. ariko nagiye mbabwira inshuti zanjye, kutabyara ni umutwaro uremereye, ariko uremera cyane ku muntu udafite Imana. rero uyu muryango wari wikoreye ikintu abantu abaturanyi babo bitaga igisebo, ariko ku Mana ntiyakitaga igisebo cyo kuba batabyara. kubw'ibyo rero ikintu cya kane, ikibazo gikomeye cya kane Samusoni yaje aje kubera igisubizo, ni uko gusubira inyuma ko mu nzu y'Imana, gusubira inyuma kw'ishyanga, Samusoni yagombaga kubongerera ubushyuhe bagakunda Imana kandi bakayishimira. nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo natwe tuvuka ku isi ku bw'izi mpamvu enye.
uvuka hari ikintu uje gukemura mu bibazo mu murimo w'Imana, hari icyo uje gukemura mu gihugu, hari icyo uje gukemura mu muryango wanyu. Ni nayo mpamvu ukwiye kuzicara ukabaza iwanyu, bambyariye iki? Mwambyaye mwifuza ko nakora iki? Ni ikihe cyuho gikomeye cyari gihari? Ariko uyu munsi wa none isi twari dukeneye kubyara abana bameze nk'ibitiyo, baza kwakira umuryango, bakawakira mu bibazo byawo, bakabibera igisubizo. Iwanyu baba bafite ikibazo gikomeye, ukaza utaje kubasonga. Muri iki gihe abantu benshi bari bakeneye abana bameze nk'ibitiyo, babasha gufasha umuryango guterura ibintu byari byarawunaniye kandi umuryango ukishima. Ariko benshi usanga bavuka bameze nk'amapiki, aje gukubita se, aje gukubita nyina, aje gukubita abavandimwe be, aje kubicisha amagambo cyangwa se kubicisha, kubahemukira muri rusange. Ubu imiryango myinshi yabyaye abana, reka mbabwire, mwari muzi izina rya Samusoni? Ni izina ryiza, ni izina ryiza, yego ni izina ryiza rwose, ariko ibikorwa Samusoni yakoze byarangiranye n'amateka atari byiza. Rero hari itegeko ryo mu Kubara igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza kwa 7, ryari itegeko Imana yari yaratanze rigenga abanaziri. Nuvuga ngo abanaziri bari bafite amategeko abagenga, nshuti zanjye, muze gusoma muri bisange. Ariko ikintu cyitwa ibiyobyabwenge, ikintu cyitwa kujya mu buraya, iki kintu cyo cyari cyarihanijwe cyane. Nubwo umunaziri yagira izindi ntege nke, yashoboraga kujya gutamba, ariko ikintu cyitwa ubusinzi, ikintu cyitwa kujya mu ndaya, ibyo byari ibyaha byangiza umubiri, bigatuma na communication y'umuntu n'Imana idakunda. N'uyu munsi wa none niko bimeze, twese tugira intege nke zitandukanye. Ariko najya mbabwire ngo icyaha cyo guheheta n'ubusambanyi iyo cyinjiye mu muntu cyangiza, gituma n'amaraso adatera uko yateraga. Ni kimwe n'icyaha, nuvuga ngo ibyo byaha byombi bituma gutekereza ko umuntu guta icyerekezo. Ariko uyu munsi wa none, mbega uburyo abantu badaha agaciro amabwiriza y'Imana yashyizeho. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi kuri page 457, ni icyigisho cya 54. Muri iki cyigisho bagaragaje neza yuko basobanura neza impamvu na nyina wa Samusoni amutwite, papa we na mama we, byanga byakunda uyu mwana mbere yuko aza, amategeko Imana yarayatanze. Kandi ikindi nagira ngo mbabwire nuko nanone banamutwite, amategeko yagombaga kubagenga. Nyuma yuko bamubyara, akimara gutangira gukambakamba, amategeko barayahawe kuzamuka kugeza kuze. Nshuti yanjye, nagira ngo mbabwire ngo uburyo ababyeyi bacu batubyaye, kondisiyo bari barimo, uko bari babanye, uko bari bateye, amaraso yabo yarabarimo n'ibyo bifuzaga, ndagira ngo mbabwire ngo barabituraga. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda cyane, ntituzarage abana bacu ibibi. Ndagira ngo mbwire nshuti yanjye, mushiki wanjye, murumuna wanjye, musore urimo gutega amatwi iki kiganiro, ndagira ngo mbwire ngo saba Imana igira ikigukorera. Muri iki gitabo narimo kubabwira, baranditse ngo abajyanama b'abapfapfa bazashuka umubyeyi bamubwira ko ari ngombwa kurya no kunywa icyo yifuza cyose n'ikimuje mu bitekerezo cyose, ariko bene izo nyigisho ni iz'ubuyobe kandi zirangiza. Inyigisho ivuga yuko umugore utwite ikintu cyose ashaka agomba kukibona. Reka mbabwire, njye narumiwe, nigeze kubona umubyeyi, hari ahantu twari turi, mbona umudamu rwose arimo kuganiriza umugabo we, hanjye aramubwira ati rwose ati ndumva Primus mumuri. Abo bantu ni abakirisitu. Ariko ni gute umuntu w'umukirisitu atwita inda ikamusubiza kuri byeri? Umuntu utarigeze anywa byeri akumva arayishaka, ukumva umuntu rwose amahoro yayabuze, umudamu yabuze amahoro akavuga ati ndumva hari inyama mpumuriwe n'inkoko, kandi ntiyarasanzwe azirya, n'urugo arimo ubwarwo no kugura imyenda y'umwana byagoranye. Ndagira mbabwire nshuti zanjye, ni inyigisho y'ikinyoma kandi y'ubuyobe ivuga yuko umuntu utwite byanga byakunda bashobora kurarikira n'ibintu ubukristo butemera. Oya, uyu muri ino minsi hari uwicara rwose abadamu atwita akavuga ati ngewe iyo ntwise, kugira ngo ntwite numve merewe neza ndeba filime. Ugasanga arimo arareba filime, hari abareba iza vampire, hari abareba iki, ngo kugira ngo zimukange ngo umwana. Ariko ndagira mbabwire nshuti zanjye, iki kintu dukwiye kucyitondera. Inshuti mbi zigendana n'umugore utwite, inshuti mbi zigendana n'umugabo washatse, byanga byakunda bifite uruhare ku mwana uzavuka. Ariko bene izi nyigisho ni iz'ubuyobe kandi zirangiza. Ku bw'itegeko ry'Imana, umubyeyi w'umugore afite inshingano ikomeye cyane yo kwitegeka.
kuvuga ngo wahumuriwe n'itaka, ngo uciye ahantu ngo wumva ngo ntuzi ibintu bihahumura. Nshuti zanjye nagira mbabwire, mukwiye gusaba Imana. Umudamu utwite, abamarayika b'Imana baba bamwegereye cyane, abakwiye kubasaba bakamwigisha kwitegeka. Ejo wazasanga hari n'umudamu w'umukirisitu uhumuriwe n'urumogi. Wabyifata mute umudamu ahumuriwe n'urumogi? Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo byanga byakunda uyu munsi wa none abantu bakeneye kubyitondera. Ejo hari umudamu ushobora kuzicara, hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ngo umudamu ngo utwite ngo n'abatwita ngo bagahurwa abagabo. Abo ni abadayimoni. Ni gute umugabo waguteye inda, umuntu mwabanye, sheri wawe wa wundi ugutwaza isakoshi, atambuka ukumva ntumushaka, yaba ari mu rugo ukumva ufite iseseme? Umuntu ugeze kubimbwira arambwira ati ngewe rwose nari ndimo kwigisha, arambaza ati se, ati ko hari igihe umugore ahurwa umugabo yaza ukumva ntumushaka, ukumva n'icyuya cye kiranakunukira. Ati ibyo bintu ni ibiki? Abadamu batwite nk'uko mama wa Samusoni akimutwite yari ameze, bakeneye kubana na marayika w'Imana kugira ngo ahazaza habo naho uwo batwite hazabe heza. Twihuta rero, izina rya Samusoni ryasobanuraga sun child cyangwa se bright sun, umwana ubengerana, umwana ukeye, umwana umuntu areba nawe akamwifuza. Niryo zina bamuhaye rya Samusoni. Natwe twese niko twavutse. Ndagira mbabwire, Samusoni amaze gukura yahise ahindura gahunda. Ntiyari agitega amatwi ababyeyi be, ahubwo muri uko yakuraga iruba ryatangiye kuzamuka, isano ye n'Imana igenda igabanuka, agenda ahinduka umuntu ushaka ubwigenge bwe, ababyeyi be n'Imana bitarimo. Rero nshuti zanjye nagira ngo mbibabwire, hari ikintu wakwibaza. Iyo dusomye Bibiliya hano dusanga Samusoni yari umwana w'umujyi. Kubera iki? Samusoni yavukaga mu mujyi witwaga Zola. Yari umwana w'umujyi rero. Ikindi cya kabiri, Samusoni yari afite uburanga. Kandi murabizi abakobwa b'iki gihe bakunda uburanga. Mu minsi yashize umuntu yajyaga kurambagiza uwo bazabana, umukobwa yajyaga kureba uwo bazabana, akareba ibitekerezo, akareba imico, akanareba uko afata imyanzuro n'uburyo abana n'abandi. Ariko muri kino gihe umusore waba avamo umugabo mwiza agomba kuba afite agatuza kanini, afite ubwanwa rwose buconze, wamubona ukabona ni umusore ujya mu myenda ikamubera, yasohoka mu modoka yitera puderi ukabona irakeye. Ni ukuvuga ngo ngiki kintu abantu barimo kureba. Samusoni rero uburanga yari abufite, yari umwana w'umujyi kuko yavukaga Izora, kandi noneho ikindi yari afite n'akandi kantu kihariye kitwa imbaraga. Buriya abakobwa mu buzima bwabo bakunda umuntu ufite ikindi kintu cy'umwihariko kimutandukanya n'abandi. Wenda n'igishake kiba ari uguseka, kiba ari ukuririmba, abasenga kiba ari ukubwiriza, abadasenga cyangwa batanabwiriza kiba ari ikintu runaka yihariye, ku buryo ugendana nawe n'abandi bakobwa bakavuga ati uriya mukobwa yaguye ahashashe pe. Rero Samusoni yari afite ibintu bitatu. Ibi bintu bitatu byamushyize mu kaga: kuba ari umwana w'umujyi, kuba afite uburanga, kuba afite imbaraga zidasanzwe. Byatumye atangira gukundwa n'abakobwa batarabo mu nzu y'Imana, batarabo mu muryango w'Imana. Ibi bintu byahise bimuhuza n'inkumi ya mbere. Ariko inkumi ya mbere yahuye nayo ntabwo yari inkumi isenga. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, muri busange mu gice cya 14, nuko Samusoni aramanuka agitimuna, ni igitabo cy'abacamanza. Nuko Samusoni aramanuka agitimuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati nabengutse umukobwa w'itimuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none ni mumunsabire. Nuko se na nyina baramubaza bati mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Mu magambo make ababyeyi be ntibari bakivuga iri jambo rivuga ngo nsabira uwo kuko ari we nkunda. Mu magambo make ababyeyi ntibakivuga, nta mwanya wo gupfukama ngo urugendo rwe rwo gushaka arwegurira Imana nk'umunaziri, ahubwo iwabo baramubwiye bati se nta muntu usenga, nta mukobwa usenga wabona. N'uyu munsi wa none abasore benshi bibwira yuko gushaka umukobwa usenga atabanezeza. Abakobwa benshi uzabireba baba basenga, baza no mu rusengero, ariko bakumva yuko abasore baba mu nzu y'Imana basa naho ari injiji. Ndetse nigeze kumva umukobwa umwe arimo kuvuga ati kanaka ati mu rusengero haba harimo inzanga gusa, ubona nta bantu bazima barimo. Rero nshuti zanjye nagira mbabwire ngo niba uri umukobwa wo mu nzu y'Imana, Imana yahashyize abo muzabana. Niba uri umusore wo mu nzu y'Imana, tuza. Ntabwo ari byiza ko Imana yagutoranyirije kuvuka mu buryo bwa kinaziri ngo nurangiza imbaraga zawe zizasohorezwe mu masezerano y'abapagani. Ibi bintu rero biratangaje. Reka nongere mbibabwire yuko
kuvukira mu mujyi, warangiza ukagira uburanga, warangiza ukagira imbaraga z'ikintu runaka. Muri ino minsi usanga umuntu akubwira ati uriya mukobwa afite imbaraga z'amashusho, yego. Afite imbaraga zo guseka, yego. Afite imbaraga ki? Ariko najya mbabwire ngo umuntu udafite imbaraga ya Mwuka Wera ibasha gutuma agira imico myiza yazafasha umuntu ahazaza, uyu muntu nta mbaraga bafite. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paje 475 bakomeje basobanura, barangije bagaragaza yuko byanga byakunda wakwibaza uti se Samusoni imico ye mibi yayikuye ku babyeyi be, yayikuye oya. Ababyeyi bararengana, ababyeyi bamureze neza, ariko asohotse yatangiye kwangizwa na sosiyete. Gusa mu buryo bugaragara byo nibyo, ababyeyi bacu bashobora kuturaga imico runaka. Reka mbaho urugero, ushobora kuba papa we yaratunze abagore 3, byanga byakunda hatabaye Imana ngo iguhindurire amateka, nawe uzajya kubona ubone nubwo utunze umugore umwe, hari uwo ku kazi wundi uca inyuma, hariho n'undi gutyo. Ushobora kuba iwanyu barabanywa ibinzoga, papa we yari umusinzi kabuhariwe, ari wa muntu wabyinaga agacyurwa nuko bagiye gukoropa akabari. Byanga byakunda hatabaye imbaraga z'Imana zihindura amateka, ushobora kuzasanga ayo mateka nawe akurimo. Abakurambere n'abantu paji 475 baranditse ngo ababyeyi bombi bokoza abana babo ibibaranga, byaba iby'intekerezo, iby'umubiri, ibibakurura, ipfa ry'inda n'ibindi, nk'ingaruka ziterwa no kutirinda kw'ababyeyi. Akenshi abana bagira intege nke z'umubiri, iz'ubwenge ndetse n'iz'imico mbonera. Niba umwana numubona ukabona umwana nta mico mbonera agira, umwana ntashobora kubana n'abandi, ubwenge nta kigenda, intege nke z'umubiri kubera ababyeyi b'amaraso yabo n'indwara zari zirimo barazikuraga nazo. Hano baranditse ngo abanywi b'inzoga bo n'abitabi babasha kandi banduza abana babo umururumba wabo, amaraso ahorana inyota kandi agurumana, ndetse n'imyakura ihora yikanga ubusa. Ubwo bishatse kuvuga iki? Nuvuga ngo abantu banywa inzoga n'itabi bo noneho ni special. Ariko bijya bimbabaza iyo mbonye uyu munsi wa none indirimbo tureba, amafilime tureba, ibintu byinshi tureba ku mateleviziyo, usanga umuntu arimo kuririmba indirimbo yambaye nabi, yambaye ubusa, itabi riri mu kiganza, icupa ry'inzoga, inyuma bacanye imiriro. Noneho wajya kubona ukabona ngibyo ibintu tubona mu ndirimbo nyinshi n'amafilime menshi. Ariko ni ukubera iki? Satani arabizi yuko inzoga n'itabi byanduza ibitekerezo, kandi ikimenyetso cy'Imana kiriya mujya mwumva kizashyirwa mu ruhanga ntabwo ari kashi izashyirwa hano, ahubwo ni imico Imana izakura mu muntu ikamuteramo imico yayo, agatekereza nk'uko ijambo ry'Imana risaba, kandi agafata imyanzuro byihuse nk'uko ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana bimuyobora biri. Rero inshuti zanjye, abana b'abakobwa, abana b'abasore, abagabo n'abagore, birababaje no mu rusengero abantu basubiye ku nzoga n'itabi barabinywa bihishe. Umuntu unywa inzoga n'itabi araga umwana we umururumba, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, amaraso ahorana akanyota. Icya gatatu, amaraso agurumana. Niyo mpamvu muzabona abantu baba bafite iruba ry'ubusambanyi. Ibi bintu byose umuntu aramutse atakiriye Imana ngo imuhindurire amateka, uzasanga umurage w'ibyo abantu bapingaga kuri papa wawe na mama wawe, uzasanga nawe byaragufashe. Ndetse n'imyakura ihora yikanga ubusa. Imyakura ihora yikanga ubusa ni kwa kundi uzajya usanga umuntu umukobwa araje aragusuye, ni inshuti yawe, ariko kubera ko Satani yakwaritsemo ntubimenye, ujye kwibona wibone wamufashe mwaryamanye. Umukobwa akubwira ati kubizi ko twapangaga ubukwe, ukaba ubizi ko twari inshuti, ukaba ubizi abasore nasezereye kuko mpanga nawe ibintu, ukaba ubizi yuko iwacu bambwiye ko ntazabakoze isoni, ibi bintu nkoreye ni ibiki? Narangiza kubwira ati nanjye nashidutse byagenze gutya. Mu magambo make, iki nicyo bita imyakura ihora yikanga ubusa. Mu magambo make, umuntu aho kamere yimufatiye naho ngaho. Nshuti zanjye, ibi byose ni amateka mabi dushobora gukura ku babyeyi. Samusoni rero we amateka y'ababyeyi babi yarayasimbutse, ariko agwa ku mateka yo kwanduzwa n'abandi. Ibi bintu biratangaje cyane. Ndagira mbabwire ngo ikintu muri bubone neza ku murongo wa 12 n'uwa 13 y'iki gice cy'abacamanza, Samusoni yatangiye kutandukana n'Imana, abaragiye agiye iwabo w'umukobwa abiyemeraho. Murongo wa 12 n'uwa 13 yiyemeye yuko ashobora gutanga ibyo adashoboye kugira ngo anezeze iwabo w'inkumi.
yaragiye arababwira ati njyewe ngiye kubaha igisakuzo ugitsinda ndabaha ibi n'ibi. Ariko mu by'ukuri ntiyari abishoboye. Arangije igisakuzo aragitanga, arangije nyuma amena n'ibanga. Mu magambo make yarihize, arangije aranifata. Icyo nashaka kubabwira ngiki, igihe cyose umuntu yatangiye gutandukana n'Imana, byanga byakunda kwiyemera, uwo mutima urazamuka. Samusoni yatangiye kwiyemera, noneho arangije atangira kugira n'ibyo akora atigeze akorera ababyeyi. Murebe umurongo wa 16. Umurongo wa 16, igihe bamubazaga ibanga, Samusoni umurongo wa 16 w'igice cya 14 cy'Abacamanza yaravuze ngo, nuko muka Samusoni amuririra imbere aramubwira ati uranyanze, ntunkunze kuko washakuje bene wacu, ntukambwire. Samusoni aramubwira ati sinabibwiye data na mama, none mbikubwire. Samusoni yaravuze ati ibintu ntakoreye papa na mama, kuki ushaka ko mbigukorera? Ariko nshuti zanjye, nyuma yarabikoze. Muzabibona abantu benshi ushobora gusanga ugasanga yicaye iwabo, ntiyigeze abagurira ifi ngo bayiteke, ntiyigeze abagurira inkoko, ntiyigeze agurira mama we n'igitenge, papa we ntiyigeze anamugurira ikoti, abavandimwe be ntiyigeze anagira n'ikintu abamarira, ariko usange yagikoreye inkumi. Umukobwa arimo aratotora inkoko hariya, arimo aravovora ifi imwe akayirya umutwe ntawe urya agashyira hariya, ugasanga umuntu arimo aranywa ikintu yakigeza hagati bazana ikindi. Inshuti zanjye, byanga byakunda gutandukana n'Imana bitanga konsomasiyo. Ikindi nagira mbabwire ni kimwe, noneho iwabo w'umukobwa batangiye gukoresha umukobwa wabo, atangira gukoresha Samusoni ibyo atatekereje. Samusoni nimureba hano niho Samusoni yakomeje arababara cyane ku munsi wo kuvuga wa mugani yari yaciye, umunsi bawumusobanurire kuko yaje kwisanga yamennye amabanga. Umunsi noneho babimubwira, umurongo wa 18, nuko uwo munsi wa 7 izuba ritararenga, abanyamudugudu baramubwira bati niki cyarusha ubuki kuryoha kandi niki cyarusha intare imbaraga? Nawe arababwira ati iyaba mutahingishije ishashi yanjye, ntimuba mwishe igisakuzo cyanjye. Umukobwa yabarambagizaga, cyangwa ibyo mwita gutereta, baramuhingishije bituma Samusoni yivamo. Samusoni arangije arababwira ati nabavumbuye, mwahingishije ishashi yanyu. Nshuti zanjye, ujye umenya yuko iwabo w'umukobwa bashobora kumuhingisha. Ababyeyi b'iki gihe hari n'abasigaye bemera ko abana babo bajya gushaka nta rukundo, atari urukundo. Mama w'umukobwa akicara, ni umukobwa umwe yaricaye, mama aramubwira ati jya kubana n'akanaka, byibuze azagira icyo akumarira. Umukobwa arangije ati nubwo afite amafaranga njye ntago mukunda, nta nubwo nanamwiyumvamo, ninjya no kubana nawe numva ntafite urukundo nzamukunda. Nyina arangije aramureba aramubwira ati ahantu amafaranga ari urukundo ntirwabura, buriya sugira ngo njyewe soko twanabyaranye namwe mukavuka bakubwiye ko namukundaga? Ntago namukundaga. Wowe genda bizaza gake gake. Naho umukobwa we yaricaye arageraho aratekereza, asanga iki kintu ni umutima mubi wa mama we. Mama we nta kindi yari business. Hari ababyeyi bafite business batareba urukundo nta n'urwo banazi. Icyo areba ni ugucuruza umukobwa we akajya kumwibira amafaranga mu rundi rugo, icyo ashaka ni ugucuruza umuhungu we akajya gushaka iwabo w'akanaka bakabaha ibintu. Rero iki kintu ni ikintu gikomeye. Icyo nashaka kubabwira twihuta, urugendo rwo gushaka umugore wa 2 Samusoni yakoze rwaramugoye, narwo nta mana yari afite. Uwa mbere biranze, avuye yaragiye, barangije bamushyingira n'undi, kandi yagize gute, yanamushatse banakoranye n'ubukwe. Noneho rero icya 2 ni kimwe, ni mubireba neza, yagiye gushaka umugore wa 2. Uyu mugore wa 2 noneho we, nshuti zanjye, nagira mbabwire yuko ibi byose ni ibimenyetso byerekana ko icyaha kitanyurwa. Icyaha kiri muri twe, iruba riri muri twe, nta kunyurwa. Umugore wa 2 rero we yari indaya. Uyu we yari indaya, nimureba neza, muri bubirebe neza, ahangaha yaramanutse aragenda ashaka umugore w'indaya. Maze kumushaka barangije baragenda baramufata. Bamaze kumufata, Samusoni apanga bari bumufata ari ninjoro, arangije aracika, aragenda afata ibikingi by'umudugudu, by'amarembo y'umudugudu, arabisohokana, abantu barapfa, n'umugore wapfiramo. Rero urumva uwo ni uwa 2. Samusoni icyaha cyamukoresheje urugendo rwo gushaka umugore wa 3. Aragenda noneho ajya mu mujyi witwa Soreka.
asanga y'umukobwa wari umusinzi w'indaya witwaga Delila, umusinzi kandi akaba indaya. Iyi ni imico ibiri udashobora kumanaginga niyo waba ufite amafaranga angana iki ku mukobwa. Ntiwamanaginga umukobwa w'umusinzi, ntiwamanaginga umukobwa w'indaya. Waba ufite amafaranga, yewe niyo waba utwara ibitabo bya Bibiliya, iki kintu cyo ntabwo gishoboka. Samusoni rero abagiye aho ngaho. Uyu mugore we wa Delila, muze kureba muri dictionnaire murebe izina rya Delila icyo risobanura. Ariko icyo najya mbabwira ngiki, igihe Samusoni yaganiraga na Delila, hari imbaraga yagumishaga Samusoni muri metero nke za Delila, ku buryo izo mbaraga zo gutuma Samusoni atagenda zari imbaraga ebyiri. Imbaraga ya mbere kwari uguseka, imbaraga ya kabiri kwari ukurira. Delila yari umuntu uzi guseka cyane, yari umukobwa uzi guseka cyane cyane pe, ariko nanone yari umuntu uzi kurira cyane, icyo asabye ukagikora. N'uyu munsi wa none intwaro ebyiri abakobwa abagore bakoresha, intwaro ebyiri zituma abagabo benshi, intwaro ebyiri zatumye igisasu cya Hiroshima bagisohora aho bari bakibitse bakagitera umujyi ukarangira, ni intwaro ebyiri, iyitwa gusekera umuntu ukamwica mu mutwe, ni intwaro yitwa kuririra umuntu agafata imyanzuro atari gufata. Ibigeragezo byose byagushaga Samusoni ku cyatuma Samusoni amera nk'abandi. Igihe cyarageze Samusoni amena ibanga rye kuri Delila, aramubwira ati ngewe uramutse ufashe umusatsi wanjye imigabane yawe 7 bakayibumbabumba bakayogosha, sinigeze nogoshwa, ariko wanyogosha imbaraga zanshiramo namera nk'abandi. Mbega uburyo uyu munsi wa none abasore benshi bitwa ko basengaga, abantu benshi bavuga ko bavukiye mu nzu y'Imana, uyu munsi bari ku bibero by'indaya, bari ku bibero by'abakobwa badakijijwe, abakobwa bafite muri b'ubupagani burenze 7. Ngaha aho abasore bacu aho kuruhukira mu nzu y'Imana, aho kuruhukira mu miryango yabo bavukamo, aho kuruhukira mu kazi kabo, aba basore benshi kuruhuka kwabo bumva bajya muri metero nke, mu masanimetero make n'abakobwa badakijijwe, kandi abenshi barimo barabogosha. Buriya nuhura n'umuntu yari afite imodoka ugasanga aragenda n'amaguru, yarahombeye mu nkumi, baba baramwogoshe. Hari indirimbo rwose bajya baririmba bano basore yitwa kogosha. Uyu munsi wa none itonde utazogoshwa. Ntabwo hogoshwa abasore gusa, ndagira ngo ubwire ngo n'abagabo bubatsi ingo nabo barogoshwa. Ujya kubona ukabona urugo inzu bayiteje cyamunara, umugore akabaza atari ko ibi bintu ni ibiki, amafaranga ko twari tuyafite dukora byagenze gute? Naho kuva umugabo yatangira kujya mu ndaya n'abakobwa bakiri bato, urugo rwatangiye gukingura urugi rw'umuvumo, urugi rw'imigisha rurifunga. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo twihuta, hari ikintu gikomeye cyane mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, page 479, ni cyigisho cya 54, baranditse ngo nyamara hari imbaraga itagaragara yamugumishaga iruhande rw'uwo mugore. Burya nagira ngo mbabwire gukira k'umuntu. Reka ngira inama abasore barimo kuntega amatwi muri iki kiganiro, ngira inama abagabo bagenzi banjye bateze amatwi iki kiganiro. Tekinike yo gutekereza ibintu byinshi mu gihe uri mu kigeragezo, ubu dukwiye kuyireka tugakoresha tekinike ya Yosefu. Tekinike ya Yosefu yari yo gutekereza, ariko yamaze kujya kure muri metero nyinshi aho ikibazo kiri. Mu magambo make, murabyibuka Yosefu, umugore wa Potifari akimara kumufata ambwiye ngo turyamane. Yosefu ikintu cya mbere yakoze ni iki? Umwenda arawutaye, arahunga ariruka. Yarazi Imana, yarazi ibintu byinshi bya Bibiliya, ariko yarahunze arirukanka, atangira gutekereza yagiye. Ibintu rero byo gutekereza ku kigeragezo kikiri hafi, nagira mbabwire ngo nta wabishobora. Ni byiza ko twiyaka imbaraga itugumisha hafi y'abagore, itugumisha hafi y'abakobwa, cyane cyane imbaraga y'iruba ry'ubusambanyi n'imigozi Satana azirikisha abantu. Reka mbabwire mu gitabo cy'Imigani igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza ku wa 27, hano bagaragaje ibintu indaya zikoresha. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, ntabwo indaya ubu ngubu zikiri gusa hano gutya ku muhanda, ahubwo abantu bafite umutima w'uburaya kandi bicaye no mu nsengero. Rero ibi bintu Salomo nk'umuntu waciye mu bintu byinshi yagiriye inama abasore ngo batazagwa mu kibazo. Salomo yatangiye avuga ngo yabonye umusore utagira umutima, yitegereje mu baswa abonamo umusore utagira umutima. Mu magambo make, abantu nabaswa koko, twese turabaswa, ariko abasore benshi usanga ari abaswa mu bigendanye no gufata imyanzuro. Yitegereje asanga umusore utagira umutima. Uyu musore kubera iki yamwise umuswa? Rero icya mbere, yamubonye yembayemba ku nzu y'indaya. Reba kubura umusore ushobora kurambagiza ukajya kujya ku nzu y'indaya. Icya kabiri, Salomo yavuze impamvu yavuze ko uyu musore ari umuswa, gahunda ze zose ziba mu kabwibwi kugeza mu gicuku.
mu magambo make urukundo rwe ni urwa nijoro. Ikindi Salomo yavuze, uyu musore akundana n'umugore mubi w'indaya. Uyu mugore yambaye imyenda y'ubumaraya, ubucakura, gusamara, kutaregama mu nzu nibyo bimuranga. Iyi mico ndimo kuvuga nubwo utayibona ku mugore, ukayibona ku muntu witwa ngo uramushaka, uzasaba Imana iguhumura amaso urebe, uzasaba imbaraga z'Imana zigukure hafi y'imbaraga ikugumishaho icyaha kiri. Uyu mugore yambaye imyenda y'ubumaraya. Buriya imyenda myinshi abakobwa bambara ndetse n'abagabo bamwe na bamwe n'abagore benshi, imyenda myinshi ihabwa amazina bitewe n'akazi igiye gukora, ariko usanga hari n'abantu bazana imyenda y'ubumaraya bakayizana mu rusengero. Ikindi kintu gikomeye, uyu mugore ategera mu mayira no mu maguriro no mu mahuriro y'inzira. Hari abantu ubu ngubu uyu munsi wa none atagukunda ngo aze kugusura iwanyu, ahubwo agutega akajya muri supermarché, muri supermarket, agahagaramo akareba umusore uguze utuntu twinshi agahita avuga turiya twakundana. Cyangwa akajya mu mahuriro y'imihanda, nk'uko Bibiliya bivuga, aba bagore b'indaya bakera bategeraga mu mahuriro y'imihanda kuko niho babonaga abantu benshi bakabona gutoranya. N'uyu munsi wa none hari abakobwa bahagarara ahantu muri parikingi y'imodoka kugira ngo aze kukuganiriza akurikije imodoka wasohotsemo. Ariko nabyo ndajya mbabwire ngo uyu ni umuco w'ubumaraya. Samusoni ibi bintu byose yagombaga kubirokoka, ariko ntiyabirokotse kubera kutabana n'Imana. Nawe niko byakugendekera, ariko simbikwifuriza. Uyu mugore rero arasomana no kuvuga nta ntebya, kandi akerura ko atari mu mihango. Uyu mugore nimusoma mu murongo wa 14, uyu mugore yaravuze ngo mfite ibitambo byanjye. Abakobwa iyo babaga bari mu imihango yabaga yarangiye, hari gahunda bajyaga ku rusengero, barangiza bagatamba igitambo mu gihe cya kera, yuko Imana ubuzima bwe bugaruye mu buzima nyabwo. Rero uyu mugore ni ukuvuga ngo yatangaga ibimenyetso yuko yiteguye gusambana. Icya mbere gusomana, icya kabiri kuvuga nta mpebya, amagambo abandi batinya kuvuga beruye. Reka njye ikintu mbabwira, uzajya kubona ubone hari umuntu muganira agahita akubwira ijambo wumva utapfa kubwirwa n'umuntu, akarikubwira uri mu bantu isoni zikakwica, akakubwira ati njye nta soni ngira zo kubivuga. Ndajya mbabwire ngo iki kintu kiranga umukobwa cyangwa umugore w'indaya. Ikindi, uyu mugore yavugaga ko uburiri bushashe buhumura neza, ariko agaragaza yuko yifashishije amavuta ahumura yo muri Egiputa. Mu magambo make, abantu b'i Yerusalemu n'abo mu Egiputa turatandukanye. Byanga byakunda, hari uburyo usura umuntu wanamureba uko yateguye ukabona ko yiteguye gusambana. Ibi rero Samusoni ntabyo yarazi, ariko Salomo yarabigaragaje. Dusohoze urukundo rwacu, twinezeze mu by'urukundo, urukundo rwo kuburiri gusa. Nshuti zanjye, uyu mugore w'indaya kandi ikindi kintu kimuranga, aricara akakubwira ati kandi ntugire ibibazo, umugabo wanjye ntawe uhari, yarazindutse, azagaruka kera. Abakobwa b'iki gihe, kera umukobwa mwaraganiraga, yarangiza akakubwira ati, ukamubwira uti se ufite undi muntu, yarangiza akakubwira ati nzagusubiza. Ariko uyu munsi wa none umukobwa muraganira agatubwira ati nta muntu mfite ngewe ndi free, mbwira niba ufite gahunda. Wagenda n'undi nawe uje akamubwira ati ndi free, nta kibazo mfite, mbwira niba ufite gahunda. Ubu rero iki ni ikibazo kinakomeye, ariko abagore benshi baca inyuma abagabo babo. Akunda koroshya kumvisha ko umugabo we ntari birye, umugabo wari igicucu adatekereza, aba yagiye. Murabisoma muri kiriya gice, umusore akurikira umugore nk'ikimasa kigiye kubagwa. Imigani igice cya 7:22, wa musore yakurikiye wa mugore nk'ikimasa kigiye kubagwa. Ubwo ugiye kubaga ninde? Umugore niwe ugiye kubaga. Mu magambo make, abasore benshi, abakobwa benshi bameze nk'ibimasa bigiye kubagwa. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Samusoni yari umunyambaraga, ariko kutamenya iby'urukundo, kutasaba Imana ngo imuhumure amaso amenye amanyanga ya Satani aba mu byo gukundana, ibi byamugushije mu mutego. Reka mbabwire, namwe mushobora kuba muri abanyambaraga, warize, wakoze, uri umuntu udasanzwe, ariko ukeneye imbaraga y'Imana ngo ikwereke umuntu muri kumwe, inakwereke uko atekereza, ikwereke icyerekezo cye, ikurinde imitego. Kandi ikindi kintu gitangaje ni uko uyu mugore ameze nk'uboshye uriya musore ameze nk'umusazi uboshywe. Noneho rero ikintu gitangaje, uriya mugore Bibiliya ku murongo ukurikira, Bibiliya yavuze yuko yagushije benshi, arabakomeretsa, yishe umutwe w'ingabo munini. Mu magambo make, abantu benshi nubwo tubona bagenda,
imitekerereze yabo, gahunda zabo, umutungo wabo, gusenga kwabo, ahazaza habo hamaze kwangirika. Bamwe barakomeretse, abandi bo barapfuye. Kandi abantu bicwa n'abagore n'abakobwa, abagore benshi bamaze kwicwa n'abasore n'abagabo, usanga ari umutwe w'ingabo munini bakagombye kugira icyo bamara mu nzu y'Imana. Ikindi, hariya mu Migani igice cya 7 basoje batugira inama bavuga yuko inzu ye ni inzira ijya ikuzimu. Mu magambo make, abantu benshi bajya bibaza ngo ushaka kujya ikuzimu wacaye. Bamwe baravuga ngo waca mu marimbi, abandi bakavuga ngo wacaye, ariko biriya byose ni ubujiji. Ariko uzabimenye, umusore watangiye gukikira ikibero cy'inzu y'indaya, umusore watangiye kujya mu bakobwa b'ibirara, umukobwa atangiye gukundana n'abasore b'ibisambo batubaha Imana, badakunda Imana, batanayishaka, batanateganya kuzayigira mu mitima yabo, byanga byakunda uba urimo kwerekera ikuzimu. Nshuti zanjye, twihuta nagira mbabwire yuko Bibiliya mu Migani cye cya 17:32 Bibiliya iravuga ngo utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Umuntu utegeka umutima we aruta umuntu utsinda umudugudu. Ushobora gutsinda ahantu. Samusoni yashoboraga kuba yatsinda umudugudu, ariko Samusoni ntabwo yabashaga kwitegeka. Mu magambo make, yari umunyambaraga kurusha abandi, ariko yari umunyantege nke mu byo gufata imyanzuro. Yesaya 17:10 haranditse ngo kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, kandi ntiwibutse igitare cy'imbaraga zawe, nicyo gitumye utera ingemwe zo kwinezeza n'ingurukira z'inyamahanga. Mu magambo make, isoko y'imbaraga za Samusoni yari Imana. Atandukanye n'Imana, yahuye n'akaga. Isoko y'imbaraga zawe, isoko y'imbaraga zo gukundwa kwawe, isoko y'imbaraga zo kubwira abantu bakagutega amatwi ituruka ku Mana. Utandukanye n'Imana, ibiba bisigaye nta kigenda. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3:8 hari itorero Kristo yashimye cyane. Ibyahishuwe igice cya 3:8, iri torero Kristo yararishimye cyane. Ni itorero rya Philadelphia. Kristo yararishimye cyane, ariko mwumve ikintu yarishimiye. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Kugira imbaraga nke ntibivuze kwihakana izina ry'Imana. Mu magambo make, kugira imbaraga nke mu by'amafaranga, kugira imbaraga nke mu by'ubushobozi, kugira imbaraga nke mu byo kumenyekana, ntago bikwiye gutuma ujya kure y'Imana ngo wihakane n'ijambo ryayo n'izina ryayo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo mu ntege nke zawe saba Imana ikubera imbaraga. Ariko abantu benshi ni ukubona abantu bagenda. Abagabo benshi ubona ari abantu b'abanyamahane, ubona ari abantu ngo bakomeye cyane, abantu batinya. Ariko kenshi na kenshi usanga amanagingwa n'indaya ku buryo imubwira gutaha cyangwa ikamubuza gutaha. Usanga abasore benshi, abagabo bakomeye, abantu bafata imyanzuro, abantu bize amashuri akomeye, abantu bafite amaranka yo mu rwego rwo hejuru ku isi, usanga bamanagingwa n'umuco mubi w'ubusambanyi, ugasanga wa muntu nta mbaraga afite. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana rirakomeye. Mu gitabo cyitwa Ubifuzwa ibihe byose, igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, page ya 23, bite ku bigendanye, najya mbabwire ngo uburaya buriho ndetse n'ubuhehesi buriho, ariko iyi page yo itanga inama ku mugabo witwa ngo ni umukirisitu cyangwa se umuntu usenga, abantu b'abayobozi basenga. Hano kuri iyi page ya 23 akagingo ka 4 baranditse ngo nyamara hari urwego rwashyizwe hejuru tugomba guhagararaho, tugomba kwizera kandi tukigisha ukuri nk'uko kuri muri Yesu Kristo. Ukwera k'umutima ntikuzigera kuyobora ku gukora ibibi. Igihe umugabo uvuga ko yigisha ukuri yageze ku rwego rwo gukabya, kugendana n'inkumi cyangwa abagore bashatse, iyo agize akamenyero ko kubakozaho ibiganza, cyangwa kenshi ugasanga aganira nabo bahuje urugwiro cyane, uzamutinye kuko amahame atunganye y'ukuri adashikamye mu mutima we. Abantu nk'abo ntibakorana na Yesu, ntibari muri Kristo, ndetse na Kristo ntari muri bo. Bakeneye guhindukanya ko mbere y'uko Kristo yemera imirimo yabo. Abagabo bakobera abagore babandi ku rusengero akamutindana. Muraho muntu w'Imana, ugasanga yamutindanye. Abagabo bahobera abana b'abakobwa bakabagumana kugira ngo yumve ibere ry'umukobwa uko rihagaze.
abagabo uzabona ukabona nta wundi mugabo ajya yikoza, nta wundi umusore ukabona nta musore yikoza, ahubwo buri mwanya ari kumwe n'abadamu bubatse bamutwaye mu modoka, buri mwanya udufaranga arimo arakubwira ati ndaje ngiye kwa kanaka. Ugasanga, reka ngire ikintu mbabwira, umuntu wese uvuga ukuri agahora ahobera abagore b'abandi, agahora ahobera abakobwa b'abandi, cyane cyane ko dufite n'abantu abagabo batishimira abagore babo, dufite abagore batajya bishimira abagabo babo, akaba atamusuhuza no ku rusengero bakazana ntabe yamuhobera cyangwa ngo amusuhuze, ariko yagera ku wundi akamuhobera akamutindana. Aba bantu nta kuri kubarimo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo byatangiye ubusambanyi n'ubuhehesi biri mu nzu zibyinirwamo, biri mu bapagani, none ubu ngubu byamaze guhabwa intebe mu nsengero, aho usanga uburaya bwinshi bukorerwa mu bantu bitwa ngo barajya gusenga. Musabe Imana igira iki dukorera, kuko dukeneye imbaraga y'Imana idukura mu kibi. Samusoni guhura n'intare byagombaga kumwigisha yuko mu gitabo cya mbere cya Petero igice cya 5:8 Petero yavuze ngo mwirinde Satani uzerera nk'intare yivuga ishaka uwiconshomera. Ariko baragiye bahakura ubuki mu ntare, mu murambo w'intare, barangije bararya. Ibi rero byari ibintu bitangaje. Kurya ubuki bwavuye mu murambo w'intare bisobanuye iki? Reka njye ikintu mbabwira nshuti zanjye, umuntu ashobora kuba yarapfuye mu by'Imana ariko agatanga umusaruro, ababyeyi akabubakira inzu, akagira udukorwa yikorera, ariko ari umujura, amafaranga afite ayakura mu buraya, inzu yubakiye iwabo ari abantu atega akica, cyangwa se ari imitungo y'abakenanyereza. Ibyo nagira mbabwire ni kimwe, mukeneye kuba maso no kubana n'Imana cyane. Muri iki gitabo kiratangaje cyane, ni kuri paji ya 481 481 abarimo gusobanura paje 481 banditse basobanura amagambo kuri Samusoni. Baranditse ngo ni igitabo abakurambere n'abahanuzi, baranditse ngo ku mubiri, ku bigendanye n'imbaraga z'umubiri, Samusoni yarushaga abantu bose bo ku isi imbaraga. Njya nkunda kubona abana b'abasore benshi barimo kuvuga ngo tujye kubaka umubiri. Kubaka umubiri rero ni ukurya neza, warangiza ukaba ufite ibyuma uterura. Njya mbona abantu b'abasore bafite ibyuma baterura, yarangiza aho aterurira ibyuma aba yarahashyize za miruwari agahengeka. Hari abandi bajya mu nzu zikorerwamo amasiporo, haba harimo ibyuma bigorora inda, ibyuma bigorora agatuza, byubaka igikanu rwose pe, byubaka ikwisi. Iyo muganira akubwira ati mvuye kubaka umubiri. Kimwe mu bintu bimbabaza ni kimwe, abantu batabona umwanya wo gusenga, wo kwiga ijambo ry'Imana, abantu batabona umwanya wo gutekereza ku buzima bwabo bw'ahazaza, barimo barubaka umubiri ariko bakibagirwa ibitekerezo. Ushobora kuzamara umwanya wubaka umubiri, umwanya wo kubaka iby'ahazaza ukawubura no kubaka kwizera. Reka mbabwire, hano baranditse ngo ku mubiri Samusoni yarushaga abantu bose bo ku isi imbaraga, ariko mu byo kwirinda, mu byo kwitegeka, mu by'ubupfura no mu byo gushikama yari umwe mu banyantege nke cyane kurusha abandi. Abantu benshi bitiranya gutwarwa cyane no kugira imico ihamye, ariko ukuri ni uko umuntu utegekwa n'irari rye ari umunyantege nke. Gukomeranya ko k'umuntu kugaragazwa n'imbaraga z'amarangamutima ategeka, ntabwo ari izimutegeka. Rero reka mbabwire yuko abantu benshi bakunda guharanira kubaka umubiri, ariko igikenewe ni ukubaka uburyo ufatamo imyanzuro, kubaka kwirinda kwawe. Fata umwanya wubake kwitegeka kwawe, fata umwanya usaba Imana iguhe kubaka ubupfura muri wowe, Imana iguhe kubaka gushikama, kandi Imana ikurinde kuba umunyantege nkeya. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Ndagira ngo dusome amagambo dusoza. Yesaya igice cya 10 umurongo wa 4. Abantu batabana n'Imana, badafite umwanya wo gusenga ngo babe mu nzu y'Imana, bicara Imana ibigisha uko bakwiye kwifata, bazisanga bo bari munsi ya Samusoni. Ijambo ry'Imana riratangaje. Samusoni byarangiye ubuzima bwe bamuhonoyemo amaso, barangije bamugira umusyi n'umuvomyi. Abantu bose bakeneye amazi bakajya kuvoma, abantu bose bakeneye gusya bakamushyiraho akazenguruka, ari impumyi adashobora kugereka. Mbabwire inshuti zanjye, umuntu wayobotse ubusambanyi, umuntu wayobotse gutandukana n'Imana, asoza kariyeri nabi. Mu magambo make, ikibuga kiramunyererana. Hano baranditse ngo
umurongo wa 4 w'igice cya 10 Yesaya, bazacishwa bugufi babe hasi y'imbohe, bazaba munsi y'imbohe, kandi bazagwa babe munsi y'intumbi, nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Nshuti zanjye, abantu benshi bagiye kuba munsi y'imbohe. Ni ukuvuga ngo imbohe zigiye kubarusha agaciro. Usanga umuntu afite amafaranga ariko adashobora gutekereza, afite ubushobozi adashobora gukoresha, yarize amashuri ariko nta bwenge bwo gufata imyanzuro myiza afite. Abantu bagiye kuba munsi y'intumbi. Umuntu ajya afata umwanzuro urebe uvuga uti uzi ko arutwa n'uwapfuye. Mu by'ukuri inshuti zanjye nagira mbabwire, Imana irashaka kukugira muzima, kugira ngo ugire amagara mazima, ugire n'ibitekerezo bizima. Mwuka Wera amanuka ture muri wowe, agutandukanye n'iruba ry'ubusambanyi, agutandukanye n'inarijye, agutandukanye n'ubugoryi n'ubwomanzi. Ndakwingingira cyane ngo iyi nzira imanuka uyireke, utangire inzira izamuka ijya i Siyoni, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abantu benshi ni abanyambaraga ukurikije ibireberwa inyuma, ariko uyu munsi wa none iyo tugeze mu byo gufata imyanzuro, iyo tugeze mu byo kugukiranukira, mu byo kubana n'abantu bose amahoro, mu byo kumvira ababyeyi bacu, usanga turi abanyantege nke kurusha abandi. Ndakwinginze, ubwo ubuhanuzi bwerekana yuko abantu bagiye gutwarwa n'ibibi kandi bakabimariramo imbaraga, uturinde kuba twaba munsi y'imbohe, ahubwo tugire abo mudendezo. Uturinde kuba twaba munsi y'intumbi, ahubwo duhindure bazima kubw'ijambo ryawe. Nsabiye abasore bakurikiranye iki kiganiro, nsabiye umugabo ukurikiranye iki kiganiro, ngo imbaraga yawe ya Mwuka Wera imukure mu ntege nke imushyire mu mbaraga. Uduhe gutera kashe ku byo wakoreye Karuvari kugira ngo byinjire kuri twebwe kandi tubifate tubigire ibyacu. Nsabiye abasore kugira ngo urugendo rwabo rw'imbere rwo gushaka babe mu biganza byawe, ubabungabunge, ubagenere ubuzima bw'ahazaza. Ndakwinginze. Nsabiye n'abagabo kuko Satani nabo barakariye kugira ngo babe mu biganza byawe, abagabo n'abagore, kugira ngo twese uturinde Satani uzerera nk'intare, byanga byakunda turi mu ikorosi ry'isi, uduhe kurikata neza, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.